abareyo muriye abareyo muriye se mwamfura mwe iyo mbibutse ndabakumbura. Rayon Sport, ikipe ya Rayon Sport rero ikaba ifite umunsi w'igikundiro cyangwa se umunsi bita Rayon Day ku itariki 18 z'ukwezi kwa karindwi 2026, ikazaba izakina umukino wa gishuti n'ikipe ya Gor Mahia yo muri Tanzania. Tugiye kubagezaho rero abakinnyi 11 bashaka kuzabanzamo ubwo ikipe ya Rayon Sport izaba irimo gukina n'ikipe ya Gor Mahia. Abariyo muhaguruke mwakira umunyezamu Idrissa Kuyate, niwe uzaba uri mu izamu ry'ikipe ya Rayon Sport, ariko ushobora kuzasimburwa na Tande Junior uzaba uri hafi aho kugira ngo rigaragarize abareyo. Kuri nimero 2 abariyo muhaguruke mwakire Nshimiyimana Emmanuel cyangwa se ukunda kwitwa Gabange, azaba ari kuri nimero 2 z'ikipe ya Rayon Sport. Na kuri nimero 3 abariyo muhaguruke mwakire Ganijuru Eli, niwe rero uzaba ari kuri nimero 3 kandi aracyari muri forume nk'izo yasozanyije sezo. Naho rero bwugariza hagati harimo Charles Chiplao, azaba ari mu mutima rero wa defense ikipe ya Rayon Sport afatanyije na Mutumona Kandaberi, bazaba ari mu bwugariza hagati. Abariyo muhaguruke mwakire Mudele Akibare, ashobora kuzabanzamo rero kuri nimero 3 z'ikipe ya Rayon Sport. Naho imbere ye kuri nimero 8 hazaba ari Ibrahim Jingaley, ushobora rero kuzaba ari kuri nimero 8 z'ikipe ya Rayon Sport. Nimero 10 abariyo muhaguruke mwakire Issa Chigwipa, azaba ari kuri nimero 10 z'ikipe ya Rayon Sport. Naho ku ruhande rumwe rero rw'ikipe ya Rayon Sport hazaba ari manyuraho Kitoga, niwe rero ushobora kuzanyura ku ruhande rumwe rw'ikipe ya Rayon Sport. Naho ku rundi ruhande ashobora kuzabanzamo Antonio Atiso Kojo, azaba ari ku rundi ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport. Naho bazaba rero barimo batakisha Nizeyimana Mubaraka. Ngikipe rero ishobora kuzabanzamo ubwo ikipe ya Rayon Sport izaba irimo gukina n'ikipe ya Gor Mahia. Hateganyijwe ko abakinnyi bose b'ikipe ya Rayon Sport bashobora kuzahabwa iminota bakigaragariza abakunzi babo, dore ko rero bari muri pre-season, nubwo bazaba bari mu munsi w'igikundiro. Umunyezamu nka Tande Junior ashobora kuzahabwa iminota akigaragariza abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Abakinnyi nka Didier aturutse muri Gorilla ashobora no kuzaba ari hafi aho ngaho akazahabwa iminota akigaragaza kuri uwo munsi. Ndetse rero abakinnyi nka Christian Singizwe azaba ari hafi aho ngaho ashobora guhabwa iminota nayo kigaragariza abakunzi. Abakinnyi rero batandukanye bashobora kuzagenda bahabwa iminota kugira ngo bagende bigaragariza abakunzi ba Rayon Sport. Abariyo turizera ko mwiteguye umunsi wanyu w'igikundiro ku bwinshi kandi mwamaze kugura n'amatike. Nahanyu rero kuzaza gushyikira ikipe yanyu uzaba irimo kwigaragaza ku munsi wayo w'igikundiro Rayon Day. Turabashimiye ko mwadukurikiye, ibiganiro byacu nakagaruka. Bye bye.